Yesu Kristo ndagushimira ndaguhimbaje kubw'uyu munsi mwami ngushimiye ko ubuntu bwawe bwandinze ndata kuba ndi hano uyu munsi ndi muzima byose ni ubuntu bwawe Jehova mwami ndagushimiye ntabwo nitaye ku byo mbona bintu iwanyu Jeff wowe kuki usigaye winjira mu cyumba cy'umuntu umutunguye Witwa nese karinda rakujyaho cyane ugambiye Yesu ko nari ndimo gusasa Semwambire se utanone Simurangwa nutse kwa muganga fashaho gutya ni umwe birakomeye yerekana Nusuje gukora iki mu cyumba cyanyu ubundi kuvugamye ndimo gukora amasuku Yesu ntabwo ubona ko ndwaye nicaye ngo mbone uko nsasa neza hano mwese kuba kumeze gute nyine kumeze nabi nuko ye baje kuryama banaje gukora ikibazo kureba inda yawe nimba inda yanjye naje kuri inda yanjye bisa n'icyaro muzanye n'icyaro muzanye nushaka ntabwo izure n'imbuto zirimo hari ujya kumugurira imbuto nkande hatumeze gute shameze neza ariko nyine ndababara nisobanura bizatwara igihe kingana gute kugira ngo cyangwa nimba uri kujya kwa muganga ko tugiye kwa muganga uri kwirwanga uri kuri sinavuga ko wampaye umuti wowe nzajya njya kwa muganga mfite umuti none ko atari gukira ugende wahindura imiti ese umuntu arwara umunsi umwe agahita akira ubu imvune ni ikintu gikirira umunsi umwe si ubundi ko mbona mwateje akajagari mu cyumba cyanjye kariyo yawe icyumba cyawe wubatse se ariko nta mwanya gushaka nawe umva ndeka nsohokera mu cyumba jya gusohora umugore wawe mu cyumba umva nyine se ko ndi umugore hano wowe uri iki hano ndaya gusa kwanza ngwino tugende ngwino tugende tugeze uri hano ukora iki muzaniye imbuto menye nuko ameze ikibazo ufite n'iki wabimenye n'imbuto wazimuhaye ibikinamizi ntagende ndaje so ngwino nyine tujyane se ntijyana se wasaze wowe ikibazo ufite n'iki se wagiye madamu bitawe n'icisha bugufi ese ncisha bugufi iki munsanze mu cyumba cyanjye muje kunterera hejuru ngo ncisha umuzanye imbuto kugira ngo umenye nuko hanyuma nabwo icyo ari icyumba cyanjye se aha niho umugore n'umugabo baza kurwanira se njye ko naraza kurwanira mu cyayi nta kibazo nari muzaniye imbuto umenye nuko umeze nta kibazo sandi ko ngiye ku kazi turakoze cyane sibyo
Sawa. Basi twicaye tuganire. Ngiye kujya mu kazi. Nyine ugiye mu kazi yicara tuganire. Ahubwo mbabare pe. Ngiye kugenda mu kazi sinzi kuva mu ngiye kugira ibibazo. Urabizi. Ubundi karari Urabizi ariko niba ubizwa kwiyenzaho no umusazi urabizi ariko nawe uganira. None hageze yiruka nkubize. Ntabwo yazanga kubita bwo no kuzuka. Nuko yagize amahirwe yasanze naravunitse. Nari kuzamuzinga ukamusanga hano. Aka mahirwe mfite akaboko kamwe ndimo gukoresha muri iyi minsi. Akuze ibintu yirirwa nkorera. Nta kibazo none negakira uzagira ntabwo bizongera. Nzagenda. Niba nta kibazo ariko ngenda. Ukishiri none se basi genda nise no kunsezera. Muzaniye imbuto ndagusezera. No imese nyine nzaniye imbuto ariko nsanze no mu cyumba cyane ngomba kunsezera. No, ako sheri rega ntabwo ari isa kuyo kutugira abana. Kandi ataneka. Gansezera ugende mu. Sawa bari, ataneka. Kusezera utaneza ari ise. Ntabwo usezeye imeze cyose. Sheri please. Wait. Yende cyara ube kwa akaguru ka chimami. No, yende cyara. Ntabwo kuboko ariko kurwaye. No, iki kibazo cyawe te. Jeff winkone. Nawe ndebere kwa mu telefone. Bihorere none se. Yende telefone. Ntabwo aragushaka. Nzezera ariko gende. Jeff nzezera. Sinzi cyane mfite. Okay. Ushaka niki? Ushaka niki? Ciao ntuzongera kugaruka mu cyumba. Ibyo ni ibinyereka ko ugiye kuza. Ase nyoni uramukiye mubi. Nakubwiye ko ntazongera kukubona muri gikoni wambaye ubusakira. Asoni. Ujya mu gikoni mu bintu abantu barya ukambara ubusa nasoni. Uramukiye mubi kizakiragira va. Ntunganyirize inkweto ngiye kujya. Uvuze ngo iki? Zihanagure harano ngiye kujya. Banagura inkweto. Nusone ibyo ndimo nakamaro gufitiye. Nta kinyarwanda wumva cyangwa Umva icyongereza. hari ahantu ngiye kujya mpanaguriza inkweto. Ngira mu Giswahili cyangwa mu Cyongereza ngiye ibintu byanyu ntabyo muri. Umva ubukubite none ahangana ibyo Nanjye nakwasa ariko. Nakwasa nawe mfite umuro. Ubuse ninde wakubituna? Ariko ubundi reka nkumbaza. Manzi mereze umuntu yaje Umva ubundi tuvuga. rekura ahangana. Manzi umuntu yaje. Umuntu ngiye maze none. Uramanagura inkweto cyane ntazo hanagura. Ku itegeko se? Ku itegeko nyine. Ntazo banagura. Nimba no ku itegeko ntazo banagura. Ninde uguhemba? Ni boss. Boss ari hehe? Ari hanze. Iyo adahari ninde uri hano? Iyo adahari ni ngewe mba mari n'inkoko zihari nawe uhari. Amabuja rimwe na rimwe. Yahanze. Reba ukuntu igikoni gisa uraza uri mu bintu by'ubugoryi ahanga narakubwira ngo mpanagura inkweto ukabyanga. Nusore igikoni n'isuku yo hano gutyo ubuyobozi nibuza ugasanga hano nta sukari bizagenda. Ngiye mandi gutunganya isuku. Kwezi kwawe ni kwageze?
Sirenze amafaranga yo guhemba. Kanigihore ndabyikorera. Ngewe. Urumva? Nuse kwanga wanagura inkweto n'ibyo bituma utamemba. Kuki unsuzugura? Se nimba nkubwiye ngo hanagura inkweto, hari aho ngiye kujya. Nta soni. Nuse kumemba ni ikiguzi. None se ukorera iki uhemberwa iki? Ako mu cyanza nyaro nagura naje guhanagura inkweto zawe. None se cyakuzanya no sakazi? Nta kazi ariko kawe ni kare. Naho nimba ushaka ko nzanagura jime gukora. Nazuzanagura. Akanjye? Nimba ushaka ko nzanagura inkweto nawe. Uvuze ngo iki? Wakanje ni karimo. None se ujye uramemba cyamembwa na boss. Bo, noneho reka nkwereke. So uvuze ngo akanje ni karimo. Akazi kumanagura byana. Noneho turebe, urumva? Boss n'indaha, urumva umukozi w'indaha nga. Mu minota 30 urabubibonye. Kanze mbyikorera. Kwanza kanze nkwereke. Kuko ndiyo umuntu azajya warandenganya. Ntabwo nzabyemera. Mazina ni mazina amwe nazazigurishamo make. Gato. Yego sha ndaye nzanagure. Tenzijyana no ku isoko amurezi. Nuko umukobwa mwiza muri salo yanjye, intebe zanjye, imbuto z'umugabo wanjye yaguze. Zana hano. Meze nizo ngizo. Akora ngo ugiye kukwiyereza. Wagiye kugura izawe. Araje arera araguhereza, yamba naguhereje, yamba nateretse ari uraterura. Urarya. N'umutima mwiza rwose. Tereka hari. Nazo uretse ujya kugura izawe. Ari ntabwo nshaka guhangana nawe. Tereka hano. Byakugurira izawe. Ntukoresha amakosa. Tereka hano. Kwanza ndekura. Sana. Akora iwagiye umpa amahoro. Rekura. Gashubone. Ndekura. Yego rwose ngiye ibintu by'ibigage sinyibyikoza. Tiganye ibiyoga bihenze. Njye ni umukira aho uzabwira n'akagashiri kanjye kakandi. Ayo kana ntabwo nakongera ukiteza. Imitungo mfite nyine ni myinshi cyane kabisa. Oui. Urumva ko tsigaye speaking igifaransa, oui, je suis nyoni. Rero ntabwo niriwe niwe. Angaha nimba nicaye. Bambwirira bonjour, bambwira bonjour ndaje. Sawa. Karibu rero urisanga. Petit. Umva, karibu. Ambona nawe ukaba umushyize mu bandi.
none bite sha bite aho ntuzi no gusuhuza umushyitsi nawe umushyize mu bandi bivuga none nuko urase kuba utamufata neza ngo umusuhuze ngira amabuje umwe akaba n'icoreke yawe rero sinzanye mu bandi ubundi abagore bose uzabashyira ubu nawe aragushutse ambo sheri ubu rero tihanganire ndabitse nawe kubeshya ubu nawe aragushutse umva ngo tuvugane tuvugane ako se umugira urumva habe no kugira agahenge ko hari n'umushyitsi umushyitsi umushiki wawe se ako se urunwa rwawe nzarudode cyangwa uzagufunga ubwawe ntuzi ugiye kurwana n'imbere y'umushyitsi kandi uri umwana mwiza kakuzi ko uri umwana mwiza ukaba ugiye kurwanira imbere yaragufata nicyo ukangisha rero ngwino tuvugane gira vuba tuvugane ngwino nkubwire ibyo utegurira nyakubahwa sheri wanjye n'umwe uyu nguyu se agushuke ngwino mutume ku gatanda yarabyo Turiza ngo tujya n'umugabo wanjye aho tugiye kujya zihanagure hanagura izo nkweto ntabwo wumva ndavuga ngo hanagura izi nkweto njye n'umugabo wanjye aho tugiye kujya mbona ngo wumva uzi ko kwihara ibyo bituma umenyera wowe wagicucu ntabwo uri buzanagure njye urafata inkweto zawe ukantera nasoni ntabwo ndi umukozi wawe njye ndi umukozi wawe nakwiye guhanagura ziriya nkweto hari ikindi ntabwo mugeze mvugana nawe ubundi si uri hano ukora iki wari uzi ko nta kandi kazi ufite usibye karyarugo hano nta kibazo nako nzagakora uzabibona icyo maze hano ino ndi kumva ngana iki ntabwo ari mwe mbaza ino ndi kumva ngana iki ndahanaguriza inkweto ubisobanuye isomero usobanuye izina mutumire nazihanaguye njye nta mwanya afite ndakubaje usohokanye inkweto ingana iki bwiye muki se nyine Jeff mva mubwiza ukuri maze agasuzuguro k'uyu mugore ndaza kumukanda nawe ubibone nawe si bava gutya niba ari wowe umusuzuguza wari wabibona harya ngo urarwaye ubone se nkose akaboko karakize ku buryo usigaye ukandana no kurwara nakamwe ka mukanda ubuso yarapima ibiro bingana ariko nimba ushoboye wakwitabira n'ubundi kuko n'ubundi ntahanjye wakwirukanye si ishyano rinzengereza nabanza kwereka nimba ako kazi ko kurwaye fungura televiziyo niko aho hantu ufunga ufata gutya ubundi ngo hararwaye ubundi umugani wahise uzabona nirwaye ndetse nimba harakize watazi ntahanjye ntabwo ndakira twavuganye gute ntabwo ndakira Wende icyo nshaka nuko managura izino nkweto ariko Alice uranyumva neza ntazomanagura beti nawe sohorwa nshaka ngaha nimba ushaka gusakuza utaha iwanjye gusakuza ndikumva ikindi nawe Alice
ntabwo ushobora guhanagura zino nkweto none nimba uzi ko arwaye kuki utafata inkweto muzanagura ni ngombwa ngo igihe cyose mube mushobora wese yazihanaguye we wazanawe ntawe uzihanagura nazimanagura warashatsemo gaseka ayo we nabujye kuri wararwaye ntarwara utitaye ku bushaka warashatse cyo kose ungura kuri igitwaye amaboko ndebye rwaye impamvu hehe se aho ngaho uva kubera ko ubusanzwe ari se yanesheje umutwe zuba wumva narwaye ahubwo hari ibintu yavuga ashaka kuba ari mukuri ibikize ibyo kutarwaye amaboko ari ibizika gusa kugira ngo se nunguke iki nicyo ntazina kuko izi nduru njye ntabwo nazishobora hari ubwo wari wasanga niyenze kuri Alice cyangwa araza akanyiyenzaho none yakwenzeho kora iki ntaza gutangira kumudira none se nzakora iki kintu intambara zanyu ndazirambira niba mudashobora none se gutuza ubu arasohora inkweto ngiye ngo amanagure ntabwo niba mudashobora gutuza wamubwiye agatuza waba utashye basi uratuma nanitoneka wamubwiye se agatuza waba utashye ariko ureba ukuntu ukuboko kumeze wowe urambwira ngo njye guhanagura inkweto Alice yicaye hariya ariko ubundi ubu ni umugore washatse utazanagura ino kunda kurwana njye sonze ndwana nsoze se numishe muri none se urabona atarimo kuza nawe nsoke usigaye uvuga ngo uzakanda na muzagira nzamukanda nyine se aba nyiyenze aho nshaka hege rero uzatari wawe ntaho nzajya mama se nigeze nza hano mvunitse nk'uko ubu ngubu mvunitse uzanugwaze ningira nzapfa warakize ariko wakwakiye se ukareba ko ntavunitse icyo nshaka kureba ni iki none se kumbwira ngo ntabwo ndwaye urabona ntarwaye ko mbona se uhunga none se ko ndiye gushaka kuntoneka wowe ejo ndashaka tuzajya kwa muganga bakambwira aho urwaye bwawe bugeze umara gukira ufata ibyo byose ugenda nta ntambara zawe nshaka ngaha ubwo reka njye kwisigiraho umuti genda nyine kuwusiga usiga umuti se intambara zawe ubundi urabona zatuma akira reba ukuntu umaze no kubyimba intoki zose aho kugira ngo munjyane kwa muganga mumvuze nta muti mperuka ntaki muba muri aho mwirirwa mukubita umuntu gusa genda ujya usigaho umuti nyine uri kwakira cyangwa nze gusigire ndisigira nakagenda ngenda inkweto ndazanagura nta kibazo kugira ngo uzanagure reka nzanagure fatanye ngagenda zihore ndazanagura nese ujya guhanagura inkweto ari isahari cyangwa ari kubera mwihore ndabyikora nta kibazo genda ujye gusigaho ibyo ntuzi iza zihanagurira izo zawe ndazihanagura bimeze ariko gusa si kureba okay ndabyumva none sawa ewe mwiriwe nako mwaramutse muzi ko ntabwo nigeze musuhuza none gato wabyanze ntabwo nabisuzure kubera nababwira kubera iki hano umurezi nanjye ntabwo nabisuzure ubundi njyewe amafaranga afite ntabwo anyemera gusuhuza uriya murezi ndi imbere amafaranga ufite ayo mafaranga ufite angana iki yewe sureba iyi nzu iyi ngiyi ni iya papa iyi ngiyi iyi ni iya papa dufite n'indi mitungo burya nk'itazi ubona
nimba wanayinyuze etaje uri kubaka ariya aha ni iya papa buriya rero bwa n'umushoferi hano ahubwo niyo nanjye kukubwira so rero buri ndacyari muto nyine nabibonye sibyo ntabwo ukiga ntabwo nyiga university ntabwo wiga university ntabwo ndayitangira ntabwo urayitangira muri make ni nkaho usoje mu wa gatandatu amaye mwiza n'igihugu kiri kugendesha koko ikigo kiri kugendesha sore buriya sore yanjye ngo ni umuhungu uri ikiriyo kingana gutya murasa niwe wikingegera ngiye sore urasa umukozi hano mu rugo wimbeshye uriya ni umushoferi hano mu rugo nuko se wowe kabiri jewe genda umwana hano mu rugo uri imitungo yose ureba n'inkingi yanditseho ariko sinzi ukuntu abamenyera mbese niba uri umwana mu rugo kubera icyo uba umeze gutya zisura murezi se rwa amenyera ko wagira andusha imbaraga yirirwa mubiri ariko bose nako papa naza ahita amwirukana ishuri ubwo tuzamwirukanisha kubera iki none se uriya ntureba uriya ibyo nari ndi kukubwira buriya wowe uragendesha uriya yirirwa asimburanya abagore ntabwo agitwara imodoka asigaye atwara abagore uvuze ngo asimburanye iki abagore wasanga yarakubeshye ko ari we wa mbere ngaguhaye umutima wawe wese akubeshye aho kugira ngo atware imodoka yafashe akazi ko gutwara abagore noneho mabujaho yamugize torosho neza nyita mabuja ntugire ngo ni mabuja ni nk'aho ari mama nyine ko mabujaho muri iyi nzu ntabujaho aryamana na bicaye kuryamana gusa se aho kugira ngo ndakubwira ko twamaye akazi ko gutwara imodoka ariko asigaye atwara abagore ko gutwara umubeshye ndumubeshyera amakuru ufite cyangwa ngiye uri kumbona ariko musora ko nabanyambitse ahubwo ndikubona ari wowe mukozi nta makuru ufite umubeshyera pe sure bizi bigiye simwaje musanga hano se soza ndi kwicara ndi kuvuga ibintu tw'udufaransa tukuvugana n'ababosi nawe numvishe ko yabihamije se ndi kuvugana n'ababosi bagenzi banjye turi kuganira ku bintu bya business kuri yanjye ngiye nyuma ndi kuvugana n'ababosi Sheri none se umukozi mwasabanye ndabibona kutajya n'ibintu uvuye kuzana kuko cyane mu nzu nasanze ahangaha ese uri mu biki ko wicaye hasi warambije ndi kuganira n'umushyitsi yari yagize irungu umushyitsi muganira iki aka kanya muramenya turamenya rega ntacyo ntazagukorera shabu se reka bigira umva utwo tuntu tugire tuzane mbe mutembereza shabu rero mbona ikoze ugiye ntabwo ndi kubuza aho njya hose ngomba kukubaza cyangwa ubashinzwe aho nawusabye kubimeza ndakubajije ugiye kumbona ikoze nta kintu ntabwo ari ngombwa ko wakubwira sika bigenga hano mu rugo urugo ni urwanjye nanjye ni urwacu twembi ngomba kujya aho ushaka nawe nk'uko wari wagiye aho ushaka nta kubajije aho ugiye rero ngomba kumenya aho ugiye nawe umubwiye none hano mu rugo hari abagabo babiri nawe wabaye umugabo njye nkubaha nk'umugabo mu rugo nawe usabye kunyubaha ako nta n'ugushinzwe nawe nimba nashinzwe aho ugiye ubwo nawe n'icyangana ni inganzi ubuhangane umva nkubwire mbabarira mbwira mu nzira mbabarira hari ikintu kimwe ushaka ahubwo ndongera kugusangana na Betty
ugasigara ku rugo banza uhagaranga iki nakubwiye ntari kutumba nshaka kubanza kumbwira ahangaha ntabwo uri umugabo nimba uri umugabo uzajya kubaka urugo rwawe bari kujya konka umugabo ikindi urarenga uno muryango ugumiye ugiye urwara wagiye kuri ujye kubaka urugo rwawe nk'uko ushaka umugabo niba udagomba kumbwira ahantu ugiye ubwo nta kintu bivuze mu rugo right ugume sinongeye kubona hari uko kugumayo ubwo wowe waza kunyishakira ibyo urabizi gushaka iki iki bandi badafite igisumo banza ese ushaka iki ndahubwo ugenda ntugarukane warangije